Nyuma y'uko Theodette akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye hashize ukwezi, yabonye abuze imihango yiwe kuko yari asanzwe afite ukwezi kudahindagurika. Bimutera amatsiko yo kujya kwa muganga. Ageze kwa muganga bamupimye basanga aratwite. Theodette kwiyakira biramunanira kuko yari akibana n'ababyeyi. Bibutse ko uyu Theodette afite imyaka 18. Kwiyakira byaramunaniye, ahitamo gusubira mu rugo iwabo. Yanga kubibabwira, arabibahisha. Nyuma y'igihe gitoya Theodette yatangiye kubona amabere yiwe yiyongera, ndetse atangira kumva uburibwe mu mabere, atangira kubona ibintu byicora ku nda, inda itangira kwiyongera, atangira kugira isesemi ndetse no kuruka, atangira kunyaragura buri kanya, atangira kugira umunaniro udashira. Iwabo bamubonye baramubaza bati, ese Theodette wabaye? Tugiye kubagezaho ikiganiro cyerekana bimwe mu mpinduka zibaho umubyeyi akimara gutwita. Njyewe ugiye kukibagezaho yitwa Munyanziza Stéphane. Theodette akimara kubura imihango yahise atekereza ko ashobora kuba yasamye. Bimutera kwihutira kujya kwa muganga. Akimara kugera kwa muganga bamupimye, Theodette asanga yarasamye. Theodette ageze mu rugo ashaka kubihisha iwabo, gusa bimwe mu bimenyetso bitandukanye byatangiye kugenda bimugaragaraho. Ikimenyetso cya mbere yari yabonye nuko yabuze imihango yiwe. Icya kabiri, atangira kubona amabere yiwe ahinda ndetse akumva harimo utuntu tw'uturyaryate. Atangira kugira utuntu tw'uturongo ku nda yiwe, atangira kubona inda yiwe yiyongera, ndetse atangira kugira isesemi, anaruka mu gihe cyo kurya, kunyaragura buri kanya, kugira ubute budasanzwe. Tugiye kurebera hamwe bimwe mu byo Theodette azagenda agira uko inda ye izagenda yegera imbere. Ese ni ibiki bigaragaza yuko Theodette ameze neza mu gihe atwite? Ibipimo bigenda bifatwa kwa muganga bigaragaza iki? Ese Theodette azajya kubyara bigeze he? Ese hari ikibazo kindi azagira? Ibimenyetso bizagenda bihindagurika gute kugeza igihe cyo kubyara? Bahaye ikaze muri iki kiganiro. Gutwita ni iki? Gutwita ni igihe cyo kwihanganira ndetse no kumenya kubana n'ibi bikurikira. Icya mbere, kumenya kubana n'ibyo umwana akeneye. Icya kabiri, kumenya kwihanganira inda ndetse n'ibise. Zimwe mu mpinduka zigenda zibaho ku bice bitandukanye by'umubiri, nko ku bice ndanga, nko ku bice by'imyororokere, hari impinduka zizahita zihagera. Kuri nyababyeyi, icya mbere, uburebure bwayo buriyongera kuko umugore ajya kubyara, uburebure bwikuba 7.5. Uburebure bwari 7.5 bwikuba 5, dukubye 2.5 ku mugore udatwite. Hanyuma zimwe mu mpinduka zibaho ku mubyeyi mu bice ndangamyororokere by'umudamu harimo uguhinduka kwa nyababyeyi. Nyababyeyi isanzwe ifite forume ya kibe cyangwa se ishusho ya kibe, aho iba ifite cubic centimeter 7.5 dukubye 5 dukubye 2.5. Izi zirahinduka mu gihe utwite. Ya 7.5 ikaba 35, ya 5 ikaba 25, ya 2.5 ikaba 20. Bivuze ngo ibi byose 7.5 yikuba inshuro zisaga 5, 5 ikikuba 5, 2.5 nayo ikikuba inshuro hafi 10 mu gihe umudamu agiye kubyara. Ibyo bivuze ngo inshuro ziyongera inshuro 1000. Ibiro by'umudamu biriyongera bikava ku magarama 50 ku mubyeyi udatwite, maze bikiyongera kugera ku magarama 1000 ku mubyeyi utwite. Ishusho nayo irahinduka kubera ko umudamu utwite atangira kugenda agira inda nini. Imiterere y'ibice bitandukanye by'umubiri nabyo bigenda bihindagurika. Mu gihembwe cya mbere cyo gutwita, nyababyeyi itangira kugenda igira uburibwe bukeya bita Braxton Hicks contraction mu kinyarwanda twagereranya n'imigendo. Gusa uko inda igenda yegera imbere cyangwa igihe cyo kubyara cyegereza, bigenda bituma umudamu abangamirwa. Nyababyeyi nayo igenda ihindagurika ku buryo ubunini bwayo nabwo bugenda bwiyongera. Theodette azasanga habayeho ukwifumbika kw'igice cyo hasi cya nyababyeyi. Nyuma y'ibyumweru 12 gusa, iki gice cyo hasi cya nyababyeyi aho twita kuri isthmus kizatangira kuba 0.5, maze kigende cyiyongera ndetse kigeraho gipima santimetero 10 mu gihe azaba agiye kubyara. Ibice bya nyababyeyi by'inyuma nabyo bizatangira kugenda byiyongera. Igice cya myometrium cya nyababyeyi kizagira amareya 3 cyangwa uduce 3, mu gihe iki cyo hagati kizagira amashepu 8 y'amafibre atangire kugenda azenguruka blood vessels cyangwa se inzira z'amaraso, kugira ngo bizirinde mu gihe Theodette azaba abyaye
atazagira ikibazo cyo kuva cyane. Ukwiyongera kw'amaraso atembera muri nyababyeyi aho azagera kuri 500 mililitiro ku munota. Urumva ko ari nyinshi cyane, mililitiro 500 mu munota. Uguhinduka kw'inkondo y'umura bizoroha cyane, hinduka ubururu bitewe no kwiyongera kw'amaraso. Ibi bice byose byo muri nyababyeyi bizabasha kongerwa mu burebure ndetse n'amaraso atemba bijyamo. Igitsina cy'umudamu kizorohera gishyuhe maze hatangire gusohoka ibintu bisa nk'ubururu bitewe no kwiyongera kw'amaraso ndetse n'imitsi ihari. Igice cy'inyuma cyose kizoroha ndetse cyende gusa nka violet. Hazatangira kuza edema, kubyimba ndetse ku buryo n'imitsi ushobora kuyibona inyuma. Imirenanga y'umugore izabyimba cyane bitewe no kwiyongera kw'imitsi ihari ndetse no kwiyongera kw'amaraso. Theodete azagira corpus luteum zikuze cyane hagati y'ibyumweru 7 n'8 ndetse zihite zihagarara, tangire kugenda zishiraho kuva ku cyumweru cya 12 kugeza abyaye. Bibutse ko corpus luteum zituma habaho umusemburo wa estrogeni, progesterone ndetse na relaxine. Theodete azagira impinduka zitandukanye ku bijyanye n'amaraso, kuko amaraso yiwe aziyongera kuva hagati ya purusa 35 na 45 ku cyumweru cya 32. Ibitemba mu mitsi biziyongera kugera kuva ku 2600 kuri mililitiro 2600. hiyongereho 1250 ku babyaye bwa mbere ndetse n'1500 ku babyaye birenze rimwe. Ibi byose biterwa no kwiyongera kwa erythropoietin ndetse na action z'umusemburo witwa human chorionic gonadotropin. Ukwiyongera kw'iyi volume biruta kwiyongera kw'amaraso cyangwa kwa red blood cells, utunyangingo tw'umutuku cyangwa ibyo bita hemoglobin mass. Ibi bigatuma habaho icyo twita hemodilation, bityo umubyeyi akazagira physiological anemia. Niyo mpamvu umubyeyi yaba akeneye ibiryo bikungahaye cyane ku maraso byongera amaraso, harimo no gufata utunini twa feri akimenya ko yatwite. Gusa hemoglobine yemewe ibiri hagati y'10 na 11 grama per deciliter, igarama kuri decilitiro 10 kugera kuri 11. Ese ni akahe kamaro ko kwiyongera kw'amaraso ku mugore? Bituma ibikenerwa muri nyababyeyi byiyongera, bikarinda umuvuduko, bigatuma ukubura kw'ibitemba bigabanuka. Theodete azagira hemoglobine ishobora kumanuka ikava kuri 18 kuri decilitiro akagera ku 12 kuri decilitiro. White blood cells ziwe zizava ku 7,000 zigere ku 10,500 kugeza igihe mu gihe azajya kubyara zizaba zigeze ku 16,000 kuri milimeter cube. Lymphocyte zo ntizizahinduka. Ese ibijyanye no kuvura kw'amaraso byo bizaba bimeze gute? Gutwita ni igihe haba kwiyongera cyane mu kuvura kw'amaraso bitewe n'uko habaho ukwibika kw'ama-iron cyangwa feri mu mubiri, bigatuma habaho gukorwa ku rwego rwo hejuru kw'ama-red blood cells nta kuba destroyed cyangwa gusenyuka kwayo. Ibi nibyo bituma habaho ukwiyongera ko kuvura cyane kw'amaraso. Ibi bigira izihe ngaruka ku mitemberere y'amaraso mu mubiri w'umubyeyi utwite? Mu mutima bihinduka gute? Igice cya apex gihita gihinduka kikava muri upward kikajya muri left, bityo kiba kirayinze hagati ya 1/4 cya intercostal space uvuye muri mid clavicular line. Uko umutima wateraga byiyongeraho 8 beats per minute mu byumweru 8 gusa, hanyuma mu gihe cyo kubyara bikiyongera bikagera kuri 16 beats per minute. Bivuze ngo umutima utera inshuro 8 ku munota mu byumweru 8 bya mbere, hanyuma ugatera inshuro 16 ku munota mu gihe cyo kubyara. Imitemberere y'amaraso igenda gute, cyangwa icyo twita hemodynamic change? Ibitembera byo bigenda gute? Umutima, amaraso agenda, cardiac output, imiterere y'umutima iriyongera cyane, bityo bitewe no kwiyongera kwa stroke volume bikiyongeraho 40% ugereranyije n'umudamu udatwite ku cyumweru cya 20, bityo bikaba bigomba kurindwa kugeza umubyeyi atwite. Bituma hiyongera oxygene ihagije mu bice byose by'umubiri mu gihe cyo kubyara. Ibi biriyongera cyane kurusha n'ikindi gihe cyose bitewe n'uburibwe cyangwa se ibyo twita ibise, uterine contraction mu rurimi rw'icyongereza, ndetse no gusunika umwana, pushing, amaraso arihuta bityo akajya muri circulation generale.
nyuma yo kubyara uku kwiyongera kurarindwa cyane kugeza ku minsi ine, bityo ugakomeza kumanuka cyane. Ku badamu bamwe na bamwe bazadevelopinga umuvuduko uri hasi cyane bitewe n'uko no kuryamira igice cy'urubavu bagatsikamira umutsi usunika amaraso, bityo bituma amaraso agenda gake. Ibi bishobora gutuma habaho icyitwa kugwa igihumure. Amaraso atembera mu ruhu ndetse no mu ntoki no mu birenge atuma umugore yumva akonje cyane, bityo abagore benshi ugasanga bashobora guhura n'ibibazo bitandukanye, harimo nko kuva mu mazuru, kumva bafite utuntu tw'uducurane n'utundi, ibyo twita epistaxis. Uku kwiyongera kw'amaraso atemba ajya mu birenge, mu maboko ndetse n'ahandi byongera ibibazo nka edema, kubyimbagara, imitsi igaragara hejuru n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibi byose bikaba biterwa no kwiyongera kw'aya maraso cyangwa se k'umuvuduko w'amaraso ajya muri ibi bice. Kugira ngo umugore yirinde ibi ngibi tumaze kuvuga, agomba kwirinda guhagarara igihe kirekire, akagerageza kwitoza kugenda gake gake yitonze, akirinda imyenda imwegereye, akirinda kwambara inkweto zizamuye cyane, ndetse n'igihe yicaye akirinda kwicara ahantu hatameze neza, akaryamira urubavu. Ibi bizamufasha cyane. Akagerageza gukoresha ibintu biri elastique mu gihe aryamye. Ku nzira z'ubuhumekero impinduka zizamubaho uyu Theodete, iki gihe nyababyeyi itangira kwiyongera, bityo bigatuma ibice bya diaphragm, ibice by'inzira z'ubuhumekero byegera hejuru ho gatoya nka santimetero 4 cyangwa se ±4 cm. Ibi bituma mobilité ya diaphragm igabanuka, bityo respiratoire ikaba muri thoracic, bigatuma diametre yo mu bitugu yiyongera cyane. Gusa respiratory rate cyangwa se uko umuntu ahumeka byo ntabwo byiyongera, kuko biguma hagati ya 14 na 15. Guhumeka insiganwe bibaho bitewe n'uko habaho kwiyongera kwa progesterone. Gukenera guhumeka cyangwa se bikanga, abagore benshi batwite ni ikibazo bahura nacyo bitewe n'uko carbon dioxide igabanuka. Umwuka uhumekwa muri buri gice cy'igihaha nawe uriyongera, ukiyongera kugera ku kigero cya 40%. Amaraso atemba ajya muri glomerula ariyongera, bityo bigatuma umubyeyi ahora anyaragura buri kanya. Serum creatinine iriyongera iramanuka bitewe n'uko creatinine clearance nayo iba yiyongereye, ire ikagabanuka, isukari ikiyongera. Ababyeyi benshi bagira icyitwa gingivitis, aho habaho kwiyongera kw'imitsi ndetse icyitwa gingivitis. Ababyeyi benshi bazagira gingivitis iterwa no kwiyongera kw'imitsi itandukanye ndetse no kuva mu bitsike by'amenyo. Iki gihe amenyo, ibitsike by'amenyo bizorohera cyane, ndetse rimwe na rimwe bijye bibatera kuva, ndetse mu gihe aramutse yagize akantu gakubitaho rishobora guhita rivamo. Bityo umugore utwite ntabwo ari byiza kugira ngo iyo yarwaye indwara z'amenyo ajye kwivuza amenyo ye bayakura, bitewe n'uko haba hari amaraso menshi aba ari kujyamo. Nk'inama, mu gihe umugore ari kwiborosa agomba kwirinda cyane kwegereza bino bitsike by'amenyo, kuko haba harimo amaraso menshi. Aramutse ahakomerekeje byaba ibibazo bikomeye mu mubiri wose. Hazaba ukuzura kw'amacandwe mu kanwa. Ibi bizaba byatewe n'uko akenshi abadamu batabasha kumira amacandwe. Ntabwo bizaba bitewe no kwiyongera kw'ingano yayo, ahubwo n'uko batabasha kuyamira ngo bayamanure. Ibi bikazatuma habaho indwara nyinshi zishobora kwataka inzira z'akanwa. Icya gatatu, kugira isesemi ndetse no kuruka. Nk'uko twabibonye, twabonye ko Theodete kimwe mu bimenyetso yatangiye kubona mbere, yatangiye kumva afite agasesemi, rimwe na rimwe akanaruka. Agasesemi, uducurane, ni akarwara kaza mu gitondo. Iyi ndwara ikaba ifatanije no kuruka. Nyuma mu gihe cyo gutwita ashobora kugira icyitwa emesis gravidarum, akaba ariko babyita. Iyo bibaye byinshi babyita hyperemesis gravidarum. Iki kikaba ari ikibazo gikomeye, ndetse umubyeyi agomba kwihutira kujya kwa muganga. Gusa iyo ari dukeya ni ibisanzwe. Nk'uko twabonye, Theodete yatangiye kujya abura apeti yo kurya. Icya kane,
apeti y'umubyeyi iragabanuka. Abagore batwite batangira kugenda banga amoko amwe y'ibiryo, hanyuma bakayakunda impumuro imwe n'imwe. Nk'uko twabibonye, Theodete yatangiye kugenda agira ibiryo arobanura, atangira kugira impumuro na zimwe agenda yanga. Ageze kwa muganga yatangiye kumva ka rukoru, atangira kumva bakamushyirira ku ntoki akakihumuriza. Iyo umugore atwite atangira kumva akeneye utuntu turyohera, utuntu tw'utunyu, uturyo dufite isura ifatika. Ibi bishobora kwiyongera kugeza ubwo umugore utwite ashobora gutangira kurya amacoka, akarya amakara, ndetse akaba yanarya n'ibitaka. Icya gatanu, ashobora kugira ibibazo byo kugarura ibyo yariye, ndetse icya gatanu ashobora gutangira kugarura ibyo yariye binyuze mu mazuru cyangwa se kumukerwa, hanyuma agasura ibintu binuka cyane. Ku mukobwa cyangwa se kubinyuza mu mazuru biterwa n'uko umugore utwite aba ari kurya vuba vuba. Gusa nanone ibi biterwa no kugabanuka kwa acide gastrique, bitewe n'uko umugore utwite aba atari kwinjiza ya macandwe ahagije ngo atume habaho regurgitation. Ikindi ni ukugabanuka kwa gastric motility bitewe no kwiyongera k'umusemburo wa progesterone, bituma uko ibi bice by'imigogora bikora bigabanuka. Icya gatandatu, umugore utwite ashobora kumva ari kuribwa mu gituza bitewe n'uko acide gastrique iba yagabanutse. Ibi ikintu kibivura ni ugufata ifunguro rikeya rihoraho kugira ngo yirinde kwiyongera cyangwa kwiyegeranya kw'igifu. Ifunguro rya nijoro umugore utwite aba agomba kurifata byibuze mbere y'amasaha 3 y'uko ajya mu buriri, akirinda ibiryo bikungahaye cyane ku mafa cyangwa ku binyamavuta, akirinda amashokora, akirinda kunywa itabi, ndetse akarelakisa cyane, ko ibi bituma habaho kurelakisa kw'ibice byo hasi. Igitanda umugore utwite aryamaho kigomba kuba kizamuye byibura hagati ya santimetero 15 na 20, ndetse byaba ngombwa agakoresha imisego ihagije. Umugore utwite aba agomba gufata ibiryo bikize cyane kuri aluminium hydroxide. Icya karindwi, ashobora kugira constipation cyangwa se kwituma impatwe. Iyi constipation iterwa no kugabanuka kw'imikorere ya large intestine cyangwa se amara manini. Aya mara manini ukugabanuka mu kugenda kwayo biterwa no kwiyongera k'umusemburo wa progesterone. Iyi constipation kandi nanone ishobora guterwa no kwiyongera kw'amazi mu gifu cyangwa se mu mara manini bitewe no kwiyongera k'umusemburo wa aldosterone. Si ibyo gusa kandi ibi bishobora no guterwa na pelvic na pressure cyangwa se n'imbaraga zitsikamiye iki gice cyo hasi, bityo amabyi cyangwa se feces zikajya zisohoka mu mura munini, bityo zagera hasi zigasanga haratsikamiye, bigasohoka bikomeye, akabura uburyo yituma. Ni iki kibivura rero? Umugore agomba kwitoza buryo ki azajya agerageza kwituma gake gake yitonze, kandi akahozaho buri munsi. Agomba kurya ibiryo bikize cyane ku mafibre, harimo imboga, imbuto, ndetse n'ibindi. Agomba kugerageza kunywa amata, ndetse akirinda kumagara yongera ibyanywa. Agomba kugerageza kwirinda kunywa ikawa ndetse n'icyayi, kuko bituma habaho ukumagara k'umubiri. Kwirinda gukora ibikorwa bya siporo, akirinda ubuzima bukompletse cyane burimo imirimo ivunanye, akirinda kuryamira cyane, ndetse n'ibindi. Umugore utwite wese agomba kwihutira kujya kwa muganga akimara kumenya ko yasamye, kugira ngo abashe guhabwa ibinini bya fer cyangwa iron bimwongerera amaraso. Icya munani nicyo twita gallstone, bitewe n'uko umugore utwite ashobora gutinda kujya kwihagarika, bityo bigatuma ibi bintu bimeze nk'amabuye byiforoma mu gasabo k'inkari. Ibi bikaba bimugiraho ingaruka nyinshi zitandukanye. Icya 9, umugore utwite ashobora kugira ibyago byo kurwara hemorrhoide. Iyi hemorrhoide iterwa n'uko imbaraga nyinshi ziba ziri gusunika ibice
bizamura amaraso biyakura mu gice cyo hasi cyangwa mu gice cya base. Gutsikamirwa kw'ibice bimwe by'imiyoboro cyangwa se imigarura bitewe no kwiyongera k'umusemburo wa progesterone. Iyi hemorrhoide nanone ishobora guterwa na constipation cyangwa kwituma impatwe. Urwagashya rw'umugore bigenda gute? Ashobora kumva uburibwe kuko urwagashya ruba rwiyongereye, bityo ashobora kugira infection afata urwagashya. Imihindagurikire mu mikorere y'umubiri, ukwiyongera kw'ibiro ndetse n'ibindi. Icya mbere, metabolic activities, ibikorwa by'umubiri cyangwa impinduka zibaho mu mubiri. Ibiro ku mugore utwite bivugwa ko byibuze yiyongera hagati y'ibiro 10 kugera kuri 12. Uko kwiyongera bikaba bibaho cyane mu gihembwe cya kabiri ndetse n'icya gatatu, aho byibura buri cyumweru yiyongeraho ibiro amagarama 350 kugera ku magarama 400 mu cyumweru. Muri ibyo biro 11 byose umugore yiyongera, ibiro 6 byose biba bigizwe n'amatisu y'umudamu, harimo amabere, ibinyamavuta, amaraso ndetse n'amatisi agize nyababyeyi. Naho ibiro 5 byose ni ibyerekeye n'umwana n'amatisi agize umwana, ingobyi ndetse n'isuha. Muri ibyo biro 11 umugore agininga cyangwa se abona, ibiro 7 byose biba ari amazi, ibiro 3 biba ari ibinyamavuta, ikiro kimwe kiba kiri amaporoteyine. Ibijyanye n'amazi, umugore aba ashobora kugumana amazi nyuma y'uko aba yagumanye sodium, bityo umunyu n'amazi ni ibintu bibiri bidasiganwa. Ku bijyanye n'amacarbohydrates cyangwa se ibitera imbaraga, byo umubiri ubikora gute? Kubera ko umugore utwite aba afite ibyago byinshi byo kugira diyabete, ashobora kugira ikibazo cy'amagirikoze cyangwa by'amasukari menshi agitwita. Mu gihe cyo hagati akagira amasukari menshi agaragara mu nkari. Ku bijyanye n'ibinyamavuta, hiyongera ibinyamavuta cyane muri plasma, bigatuma habaho acidosis nyinshi. Ku bijyanye n'amaminerals cyangwa imyunyungugu, hiyongera iron, calcium, phosphate ndetse na magnesium ku mudamu utwite nk'uko twabibonye. Amagufwa ndetse n'imikorere y'umugore utwite bigenda gute? Igice cyo hasi cyo mu ibase kirakora cyane bitewe no kwiyongera k'umusemburo wa progesterone ndetse na relaxine, ukirelaxa ugatuma kibasha kumuvinga. Niyo mpamvu mu gihe cyo kubyara iki gice rwose kibidufashamo neza, ibise bikiyongera, ibirenge biba flat cyangwa se bikarambuka, lordosis iriyongera maze agatangira kuribwa umugongo, inda irabyimba. Ibi bigatuma umugore ashobora kugira ibibazo byinshi bitandukanye. Kuribwa umugongo, abagore benshi batwite bahora bakomplaininga cyangwa babaza ikibazo cyo kuribwa umugongo. Iki kibazo gikomeza kugenda kiyongera uko inda igenda yegera hejuru. Ibi biterwa n'uko haba habaye icyitwa lordosis, iba yabaye yatsikamiye igice umwana ari gukuriramo. Ibi ngibi kubera ko y'ababyeyi ibesa nk'iyihese, bishyira imbaraga nyinshi ku bice by'umugongo, bityo uburibwe bugatangira kuza. Ibi byose bigirwamo uruhare n'umusemburo wa progesterone. Ese ni iki wakora kugira ngo ububabare bw'umugongo bushire? Ugomba gufata igihe gihagije cyo kuruhuka, byibuze ku munsi mu masaha ya nimugoroba ugafata akanya ukaruhuka byibura amasaha 2, mu gihe cya nijoro ukaruhuka byibura amasaha 8. Kujya ku ivuriro, kugerageza koga amazi ashyushye y'akazuyazi. Iyo bikomeye cyane ugerageza gufata imiti cyangwa se ukagerageza gufata pomade usigaho, ariko umwe mu miti ushobora gufata harimo nka paracetamol. Rimwe na rimwe ushobora gukenera physiotherapist. Kumva uri kubabara amaguru ni ibisanzwe cyane cyane mu gihembwe cya kabiri, bitewe n'uko amaraso aba ari gutemba kandi igice kinini cya nyababyeyi gitsikamiye igice runaka cy'ukuguru, kigiye bishobora gutuma umva ubabara amaguru. Gusa nanone ibi bishobora guterwa no kubura calcium ndetse na phosphore, cyangwa se byose ukaba wabibura. Ibi bivurwa no gufata ibinini bya calcium byinshi, kwirinda gufata phosphore nyinshi cyangwa se ibintu byinshi irimo nk'amata, inyama ndetse na foromaje. Ugerageza gufata ibinini bya vitamine B complex, gukora massage y'ukuguru kugira ngo habeho hyper extension of the foot, cyangwa se
kurambuka k'ukuguru. Ibice bikora imisemburo y'umubiri nabyo bitangira kwiyongera cyane, prolactine zikiyongera kuri nanogaramu kuri mililitiro 150 mu gihe cyo kubyara. Uruhu, ubushyuhe buriyongera bitewe no kwiyongera k'umusemburo wa progesterone. Uruhu rutangira guhinduka bitewe n'imisemburo ya progesterone twagiye tubibona. Ibyuya birakorwa cyane bitewe no kwiyongera kwa sebaceous gland activity, ibikorwa by'umusemburo witwa sebaceous gland. Amabere atangira kwiyongera mu ngano, ibice byo hasi bitangira kubyimbagana, ndetse rimwe na rimwe ukaba wabona utuntu tw'udutsi turiho. Bimwe mu bimenyetso ushobora kumva uri kuribwa umutwe, kuva igihumure, gusinzira cyane, ukabona ibintu bimwe na bimwe bigenda bisohoka mu gitsina. Murakoze cyane ko mwakurikiranye iki kiganiro, ndi wakibagezagaho. Amazina nitwa Munyanziza Stéphane. Turabakunda cyane, tubashishikariza kugira ngo mukore subscribe. Niba wishimye kora like, niba ufite icyo watubwira cyangwa watubaza kora comment, niba wumvishe bikunyuze ku buryo wabisangiza n'inshuti yawe yibisangize. Hanyuma niba wumvishe bitagushimishije nawe urabyemera, kora dislike. Turabashimiye kuko mwakurikiranye ikiganiro, turabakunda cyane.